Atuganiririye udasiba juhora uyisenga kandi uyumvire juhana n'abayo jufashe dushise tusibe na rimwe uyikorera iteka no kuba imbere y'Imana. Tumaze iminsi 7 turi imbere y'Imana, twumva Imana, dushima Imana, ariko by'umwihariko tubiyobowemo n'abamama cyangwa abagore. Ni iteka twatewe kandi n'umugisha ukomeye kuba twaragize uwo mugisha rero tukabona icyo cyumweru cyo kubasha gusangira ibyiza biva ku Mana. Imana yo mu ijuru ibishimirwe. Amen. Turashimira Imana kuri bene data bose bambanjirije muri iyi minsi 6 yabanje. Batubwiye amagambo menshi kandi meza yafashije ubuzima bwacu, yongeye kuturema no kutwubaka bundi bushasha. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha aho bari, kandi natwe iduhe gukomeza aya magambo. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Matayo, ibice ni 26. Turasoma ku murongo wa 28. Haravuga ngo kuko aya ari amaraso yanjye y'isezerano risha ava ku bwa benshi ngo bababarirwe ibyaha. Amen. Amen. Tutarakomeza mu ijambo ry'uyu munsi, birashoboka kuko hari abantu wenda batabashije kuhaba umunsi ku wundi, ariko nanone n'abahabaye ni byiza nubwo atari iteme imwe twahawe cyangwa se ngo abari umuntu umwe wayigishije, ariko kubera kuko cyari icyumweru cy'umwihariko, nifuje ko twabanza tugasubiramo gato cyane ku magambo y'ingenzi cyangwa se ku mitwe y'amagambo abakozi b'Imana bagiye batuganiriraho, hanyuma tubone natwe kuza gusoza n'ijambo ry'uyu munsi. Kandi nk'uko mubizi, uyu munsi ni ku cyumweru, turafata umwanya utari munini kubera impamvu z'uko abantu benshi baba bashaka kujya gusenga. Ni byiza ko nabyo tubikora kugira ngo baze kubona umwanya wo kwitegura. Umunsi wa mbere batubwiye ku mwuka wera, batubwira imbaraga z'umwuka wera, batubwira imirimo y'umwuka wera akorera muri twe, cyangwa se imirimo y'umwuka wera yakoze mu isi, mu bantu bari kuri iyi si. Umunsi wa kabiri batubwiye kumenya Yesu, bashingiye muri kiriya cyanditswe kivuga inkuru ya Bartimayo mwene Timayo, wabashije gutakambira Yesu kugira ngo abashe kumukiza. Bavuzemo ibintu byinshi bitandukanye, ariko hari ijambo rikomeye umukozi w'Imana yavuze, avuga ku kuntu Bartimayo yabashije kuza kumenya Yesu nk'umukiza we, nk'uwamukijije, ariko abiheshejwe n'uko yabashije gutaka akoresheje ijwi ryiwe. Aravuga ngo hari icyo twaba twarasigaranye, twaba tugifite, kabone n'ubwo umuntu yaba asa nkaho ari mu ntege nke, ariko hari icyo waba warasigaranye ushobora kwingingiramo Yesu akakwibuka akagukiza. Imana ishimwe. Amen. Umunsi wa gatatu umukozi w'Imana yatuganiriye hejuru yo guceceka kw'Imana. Bavuze guceceka kw'Imana mu buryo 5. Bavuga ko Imana iceceka mu gihe umuntu yacumuye, Imana igaceceka mu gihe umuntu yakiranutse, Imana igaceceka mu gihe umuntu yayizeye, Imana igaceceka mu gihe uri mu bibazo kugira ngo ikuremere amashimwe, Imana igaceceka no mu gihe nanone uri mu bibazo
ariko cyangwa uri mu bisubizo kugira ngo ntiwikubite ku mutima ngo wumve kuko ibyo bisubizo urimo ari ikindi kintu cyangwa se uri ubwenge bwawe ari imbaraga zawe zabiguhesheje ikakwereka guceceka kwayo kugira ngo ibashe kugucisha bugufi. ariko ikintu kinejeje yashoje atubwira ngo nubwo idusigaho akanya gato igaceceka ngo ariko izatugarukaho kandi ngo itugarukaho ifite imbabazi nyinshi. Amen. 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 Umunsi wa kane batubwiye amashimwe cyangwa ubuhamya. Umugaragu w'Imana yavuze ubuhamya bw'ibyo Imana yabakoreye, umuryango w'umuyobozi wacu batubwira ibyo Imana yabakoreye kuva i Bugande kugera bageze muri Swede, ndetse banatubwira n'uburyo ki uyu murimo w'Imana watangiye. Imana ishimwe. Amen. Umunsi wa gatanu batubwira Imana y'ibitangaza bashingiye ku ijambo ry'uriya mugabo w'ikirema cyangwa se umuntu w'ikirema, abagabo 4 bahetse bamugeza ku nzu bagasanga iruzuye, bakabura aho binjirira, bakabura aho bamenera kugira ngo bamugeze imbere ya Yesu. Bakurira hejuru y'inzu bagasambura, bakamanura ikirema bakakimanurira batunganyije aho Yesu ahagaze. Yesu ngo abibonye ngo arababwira ati kwizera kwanyu kuramukijije. Amen. Amen. Batubwira kuko Imana ari Imana y'ibitangaza, kandi iyo tuyizeye idukiza indwara ndetse ikadukiza n'ibyaha. Umunsi w'ejo batubwira hejuru y'umusaraba wa Yesu. Umusaraba wa Yesu yavuzeho ku buryo burambuye, ariko reka mvuge ibintu biri gusa ntambuka kugira ngo twinjire mu ijambo ry'impanga y'iryo ngiryo. Baratubwiye ngo umusaraba kubarimbuka ni ubupfu. Amen. Kuri babandi barimbuka babona umusaraba ari ikintu kidafite umumaro, ari ikintu kiri aho ngaho kidafite agace, ari ubupfu mu yandi magambo. N'abawizera ari abapfu. Ariko aravuga ngo kuri twebwe abakizwa ngo ni imbaraga. Amen. Imana ishimwe. Amen. Bivuga ngo ni imbaraga ishobora kudukorera ibitangaza, ni imbaraga ishobora kudukorera imirimo, ni imbaraga ishobora kudukorera ibintu bikomeye. Haleluya. Amen. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga amaraso ya Yesu nk'ikimenyetso n'isezerano risha. Amen. Amen. Yesu aje ku musaraba, yagiye ku musaraba kubwo kugira ngo atumenere amaraso. Ayo maraso niyo yaduhesheje agakiza, ayo maraso niyo yatugize abo turi bo uyu munsi, ayo maraso niyo yaduhinduye kuba abana b'Imana, ayo maraso niyo yaduhinduriye amateka, natwe twari abanyamahanga tukabasha kwinjira mu muryango w'Imana. Amen. Imana ishimwe. Amen. Amen. Ariko mbere reka tubanze turebe ese amaraso mu by'ukuri agira akahe kamaro. Mu buzima busanzwe amaraso ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Murabizi niyo umuntu arwaye bakavuga ngo amaraso amushizemo. No mu bitaro murabibona kuko habayeho guhungabana kw'abantu. Abantu bacikanamo bashakisha ukuntu haboneka ubutabazi bwihuta, kandi iteka mu bitaro haba hari serivisi ishinzwe gushakisha amaraso, ishinzwe kuyategura no kugira ngo abe ari hafi igihe cyose hagize uyakenera aboneke vuba mu buryo bwihuse. Kubera kuko amaraso reka mvuge ko ari nk'urugingo rw'umubiri wo mu muntu, iyo rugiye gutakara cyangwa se rugize ikibazo rudasaba iminsi myinshi kugira ngo rusimbuzwe. Murabizi iyo wenda umuntu arwaye nk'impyiko ni urugero, bisaba igihe kirekire cyangwa se igihe runaka kugira ngo zisimbuzwe. Yewe mukaba mwategura amafaranga, mugategura abantu bazamuha impyiko, mugategura ahazaja kwivuriza, mugashakisha n'abaganga bazamuvura, bigafata nyine igihe kabone n'ubwo umurwayi yaba arenze, ariko abasha kuresista cyangwa se kwihangana kugera kugira ngo bazagere mu gihe cyo kwikuramo.
ariko amaraso iyo babonye amaraso agiye gukama mu muntu cyangwa se hahandi bavuga nyine ngo amaraso yamushizemo ni ukuvuga ngo bakora ibishoboka byose nirwo rugingo rusaba emergency ikomeye kugira ngo rubashe guhindurwa cyangwa se rubashe kongerwa imbaraga vuba cyane. Tugiye kureba rero amaraso mu buryo icyo yatumariye cyangwa se icyo atumarira mu buryo bw'umwuka cyangwa se mu buryo bw'ubumana. Amen. Amen. Amaraso turayareba mu bice bitandukanye, afite umumaro mwinshi, afite umumaro munini, afite imimaro itandukanye, ariko turavugamo mikeya kubera impamvu z'umwanya. Ndabizi neza kuko hano bagenda batubwira amagambo menshi atandukanye, n'iri naryo bagiye barivugaho igihe cyinshi cyangwa se bazongera barivugaho inshuro nyinshi. Rero turareba imimaro mikeya amaraso yagiye amara cyangwa se imirimo amaraso yagiye akora mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye. Amaraso ni ikimenyetso. Iyo dusomye mu Kuva ibice 12 umurongo wa 13 hatubwira ngo aya maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Haleluya. Amen. Amen. Ahangaha ni igihe Mose yari yatumwe kugenda gukura Abisiraheli muri Egiputa. Muzi kuko yahakoreye ibimenyetso n'ibitangaza bitandukanye kugira ngo babarekure, bakabarekura bagasa nkaho babarekuye. Mose akemera akavuga ati noneho ejo muzagenda bitewe n'uburemere bw'ikibazo cyangwa se igihano bahawe. Ariko bwacya mu gitondo kubera ko cyaboroheyeho gatoya akisubira akongera akanga kubaha uburenganzira bwo kugenda. Umukozi w'Imana nijoro yaratubwiye ngo hari aho yageze ngo arababwira ati mugenda ariko muzabe muri hafi aho ngaho. Amen. Amen. Ariko baramaramaza bavuga kuko tutazagarukira hafi. Aya maraso rero Mose igihe kiragera Imana iramubwira ngo ngiye gukora ikintu, kandi ikintu ngiye gukora birasaba kuko umwisiraheli wese azaba afite ikimenyetso kugira ngo icyo ngiye gukora tikizamukoreho. Imana ishimwe. Aramubwira ngo ugende ubwira Abisiraheli ngo buri muryango wese agende afate umwana w'intama awubage cyangwa se uw'ihene ngo bawurye, kandi bazawurye bawumare. Ndetse niba bari bakeya badashoboye kuba bawumara, biyambaze undi muryango cyangwa se bifatanye n'undi muryango uko abantu bangana, ariko uwo mwana w'intama cyangwa se w'ihene bawurye bawumare. Arangije arababwira ngo amaraso yawo muzayasige ku nkomanizo z'imiryango y'inzu yanyu. Iki kizaba ari ikimenyetso, ninohereza marayika urimbura ntabwo azagira icyo atwara, urugo rwose ruzaba ruriho amaraso. Imana yahabwa icubahiro. Amen. Amen. Aya maraso aba ikimenyetso ku nzu yose y'umwisiraheli. Byumvikana kuko iyo haba umwisiraheli utarashizeho ikimenyetso kuri iriya nzu, kuri inkomanizo z'inzu yiwe, yari kurimburanwa cyangwa se yari gupfusha imfura yiwe kuko abanyegiputa bose bazipfushije. Ariko babashije kurokoka kubera kuko hariho icyo kimenyetso. Kubera kuko marayika aza ntabwo yahamagaraga ngo amenye ngo se ni umwisiraheli urimo aha, cyangwa ngo yinjire ngo avuga ati reka ncekinge ndebe neza ese ni Abisiraheli koko barimo. Ariko yabonaga gusa ikimenyetso kiri ku muryango agaca agatambuka. Byumvikane kuko niyo hagira umunyegiputa umenya iryo banga Abisiraheli bafite, akagenda rwihishwa akabaga umwana w'intama cyangwa se uw'ihene agasiga ku nkomanizo z'inzu yiwe, ndahamya ko nawe marayika yari kumucaho. Kubera iki? Kubera kuko yahasanze ikimenyetso. Amaraso rero ni ikimenyetso, kandi ikimenyetso kiturinda byinshi. Imana ishimwe. Amen. Icya kabiri, amaraso ni umurinzi. Muri icyo gice hari aho nzavuze ngo nta cyago kizababaho ubwo zatera igihugu cya Egiputa. Ni ukuvuga ngo umwisiraheli wese wari uriho ikimenyetso cyangwa se umuntu Abisiraheli bari bashize ibimenyetso
ku miryango yabo nta cyago kigeze kibageraho. Yego. Imana ishimwe. Amen. Kubera kuko bari bafite umurinzi ubarinze, bari bafite umurinzi ubahagarariye uri aho ngaho, navuga ngo uri kubareberera. Amaraso ni umurinzi wabashije kurinda inzu z'Abisiraheli. Icyago kije kiratambuka kubera kuko icyago nyine yo kije kigasanga hari umurinzi, ni nk'intambara ije kugana igasanga hari ukurwanirira, ntabwo iyo ntambara yakugeraho. Abisiraheli rero babashije kurokoka kubera kuko uburinzi bw'amaraso bari bashize ku nkomanizo nziza zabo. Imana ishimwe. Igihe marayika urimbura yaje, ntabwo yabashije kugira icyo akora, inzu yose yariho amaraso kubera kuko ayo maraso yari ahari nk'umurinzi urinze rwa rugo n'abantu barugize. Amaraso nanone ni ubugingo. Mu Kinyarwanda baravuga ngo ni ubugingo, ariko hari urundi rurimi nasomye baravuga ngo ni ubuzima. Iyo usomye mu Gutegeka kwa 2 ibice 12 umurongo wa 23 haravuga ngo icyakora ntuzabure kwirinda kurya amaraso kuko ariyo bugingo, ntuzayaryane n'inyama ni ubugingo bwazo, ntuzaryane inyama n'ubugingo bwazo. Imana ishimwe. Kuri 25 hakavuga ngo ntuzaryane inyama n'ubugingo bwazo, kugira ngo wowe n'abana bawe muheshwe umugisha no gukora ibyo Uwiteka ashima. Haleluya. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Ntuzarye kuko nuramukuriye amaraso ukayaryana n'ubugingo nta mugisha uzigera ubona. Ariko nuramuka wirinze kurya amaraso uzabona ubugingo, nako uzaba wirinze, uzabona umugisha ndetse n'uruzaro rwawe. Ahangaha Mose yari ari kubabwira Abisiraheli, ababwira ibintu bishobora kubahesha umugisha, ababwira ibintu bitandukanye. Ageraho arababwira ati nuramuka ugeze mu gihugu Imana ikakwagurira imbago nk'uko yabigusezeranyije, ukageraho umutima wawe wumva wifuje kurya inyama nk'uko uzifuza, aravuga ngo ibyo ngibyo uzaba uzemerewe. Ariko nubwo wemerewe kurya inyama nk'uko Imana yagusezeranyije kukwagurira urugabano cyangwa se imbago ikaba yarazikwaguriye, ukanezerwa ukishima ukumva ni ngombwa yuko urya inyama, aravuga ngo uzazirye, ariko uramenye ntuzaryane inyama n'amaraso kubera kuko amaraso ari ubugingo, cyangwa se amaraso ariyo buzima bw'izo nyama wariye. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Bene data, amaraso afite agaciro gakomeye. Haleluya. Amen. Amen. Amaraso nanone areza. Abaheburayo, umwanditsi wanditse igitabo cy'Abaheburayo ibice 9:22 yaravuze ngo kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntihariho kubabarirwa ibyaha. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ihimbazwe. Kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso. Hari naho Abisiraheli byigeze kugera Mose Imana yamubwiye ngo irabasura, iramubwira ngo ugende ubwira Abisiraheli ngo biyeze, nibamara kwiyeza ngo bazamuke, ariko nibazamuka ku musozi ntibazawegere cyane, bazagarukire kure yawo, ntibazegere urugabano uzaba washizeho. Haleluya. Amen. Amen. Arangije Mose aragaruka, amaze kugaruka azanye amategeko n'amabwiriza Imana yamuhaye, ngo afata igitabo agisomera imbere y'Abisiraheli. Amaze kugisomera imbere y'Abisiraheli ngo baramubwira ngo ibyo byose uvuze ngo tuzabikora, kandi Uwiteka Imana yacu tuzayubaha. Amen. Haleluya. Haleluya. Mose rero kubera kuko ngo bari bamaze gutamba ibitambo aho ngaho, yafashe amaraso yashize mu nzabya, ngo afata amaraso ngo ayamisha ku bantu, ngo arangije ngo arababwira ngo
iri ni isezerano musezeranye n'Uwiteka Imana yanyu. Mm. Amen. Amen. Ubw'aya magambo, mu yandi magambo, aya maraso abaye ikimenyetso cy'isezerano ry'ibyo mbabwiye n'ibyo mwemeye. Amen. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Rero amaraso areze. Amaraso adukuraho icyaha. Amen. Byavuze ngo hatariho amaraso kumeneka ngo abantu ntibababarirwa ibyaha. Hari umuririmbyi aririmbye aravuga ngo amaraso y'umucunguzi ngo niyo soko yeza abanduye, ngo niyo yoza abanyabyaha pe bakabonera rwose. Haleluya. Haleluya. Amaraso ya Yesu niyo akoza ibyaha. Amaraso ya Yesu niyo adukuraho umuvumo. Amaraso ya Yesu niyo adukuraho umugayo. Amaraso ya Yesu niyo atweza tukagaragara imbere yayo tuboneye. Hari undi muririmbyi waririmbye aravuga ngo Uwiteka umucamanza ngo iyo ambonyeho amaraso ngo ntaza acira urubanza ukundi ngo ahubwo anyita ukiranuka. Asante. Haleluya. Haleluya. Kubera gusa cya kimenyetso cy'amaraso ufite, Uwiteka Imana yabona ibyo wakoze, yaza ije kukureba mu rwego rw'ibyo wakoze, ariko yakurungurukamo yareba amaraso ya Yesu ikavuga ngo hoya. Amen. Uriho amaraso y'umwana wanje, uyu nguyu nta rubanza rumuriho. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbazwe. Amaraso aratweza. Amaraso nanone ni isezerano risha nk'uko twabivuze. Amen. Amaraso ya Yesu ni isezerano risha. Kuko impamvu bavuze ko ari isezerano risha ni uko hari ayandi maraso yagiye akora, kandi agakora mu isezerano rya kera, kandi agakora mu buryo bwiza. Imana ishimwe. Kuko Bibiliya yavuze neza kuko hariya Abisirayeli bava muri Egiputa basigariye amaraso niyo yari Pasika ya mbere. Amen. Imana ishimwe. Aha Yesu rero yicaranye n'abigishwa abasezera, ababwira iby'urupfu rwe, cyangwa se ababwira uburyo ki agiye gutambwa umubiri wiwe ndetse n'amaraso ye. Yego. Amen. 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 Arababwira ngo kuko yari amaraso y'isezerano risha ngo ava ku bwa benshi. Haleluya. Amen. Amen. Bababarirwe ibyaha. Haleluya. Bene data, twababariwe ibyaha kuko twabonye amaraso adukuraho urubanza. Asante. Twababariwe ibyaha kubera kuko twabonye amaraso uwadupfiriye akamena amaraso ku bwacu. Yesu ari ku musaraba, agaciro k'aya maraso kagaragaye no mu gihe bamubambaga. Amen. Igihe bamubambaga ngo hari umwe mu basirikare wafashe icumu ararimutera mu rubavu. Arimuteye ngo yari afite ijisho ripfuye, ya maraso atarukira mu jisho rye. Ako kanya wa musirikare arakira. Haleluya. Amen. Atitaye kuko ari kumugirira nabi, atitaye kuko ari uri kumubamba, atitaye ko ari mu bamushinyagurira, ariko kubera kuko amaraso ya Yesu icyayazanye ari ukugira ngo akureho ibyaha. Amen. Nawe akira rya jisho kubera kuko gusa amaraso ya Yesu yamugezemo. Yego. Amaraso ya Yesu rero ni isezerano rikomeye kuri twebwe abamwakiriye. Ni ukuvuga ngo iyo dufite amaraso ya Yesu nta rubanza ruba ruturiho. Iyo dufite amaraso ya Yesu tuba turi mu bwishingizi nyabwo. Imana ishimwe. Buriya iyo twishingana muri ubu buzima busanzwe, twishingana mu masiranse atandukanye. Iyo uje kwishinganisha uza ureba ahagufitiye inyungu, ukavuga uti ahangaha baratanga ibi, bagatanga ibi, bagatanga biriya. Warangiza kumenya neza inyungu ziri kwishingana, ukavuga ngo iyi assurance nshobora kwishinganishamo haba ibyanje ndetse n'abanje, ugashinganisha ubuzima bwawe. Kandi rimwe na rimwe mu by'ukuri ya assurance hari n'igihe atabasha kuduhereza ibyo yadusezeranyije.
cyangwa se yanabiduha ntibibe bihagije ntibibe Yego. byakavaringa ibyo twabuze byose Mm. ariko amaraso ya Yesu haleluya Amen, amen. uwemeye akayakira uwemeye akayakorera ayo maraso amukuraho ikibi cyose n'urubanza rwose Amen. imana ishimwe Imana undi ihimbaza. muririmbyi yararinze aravuga ngo amaraso ya Yesu ngo ntabwo azigera ashira imbaraga Yego. haleluya Hallelujah. amaraso Hallelujah. ya Yesu afite imbaraga zitazigera zihinduka Amen. aravuga ngo nubwo umutima wakwirabuzwa n'ibyaha Amen. ibyaha bigwiriye muri uwo mutima umutima wuzuye ibyaha umutima wabaye akahebwe abantu bareba bakavuga turiya we reka da yaciriweho iteka kiri mu isi Yego. aravuga ngo ariko amaraso ya Yesu ngo araweza ngo ukongera ukarabagirana Yego. imana ihabwa icubahiro Imana ihimbaza. bivuga ngo amaraso ya Yesu uyizeye akayakira agasobanukirwa imbaraga zayo nta cyago cyamubaho Amen. uyizeye agasobanukirwa imbaraga zayo yamukiza indwara Hallelujah. uyizeye agasobanukirwa imbaraga zayo yamukuraho umuvumo wose Amen. za bindi tuvuga ngo imivumo ya karande ngo ikurikirana abantu niki iyo wemeye amaraso ya Yesu ukayizera ukayasaba ukayakira muri wewe ukumva imbaraga afite kuri amaraso akuraho umuvumo Hallelujah. amaraso akuraho umuvumo wa karande Hallelujah. imana ihabwa icubahiro Imana ihimbaza. iyo wizeye ayo maraso ni amaraso ashobora kugutunga mu buzima hahandi udafite ikintu hahandi wumva ubuzima bwawe wihebye hahandi wumva ucitse intege hahandi wumva yewe no muri sosiyete usa nkaho watawe ariko amaraso ya Yesu iyo uyafite muri wewe ukayakira Hallelujah. aguha amahoro akaguha umutuzo akaguha gutekana ukagenda unezerewe amaraso ya Yesu atanga amahoro kuko ubuzima bwose buvuye mu icyaha inyungu zabwo ni ukubona amahoro imana ishimwe Imana ihimbaza. iyo twakiriye ayo maraso ya Yesu tukakira izo mbaraga tukakira iryo sezerano rye tubona amahoro mu buzima bwacu Amen. hahandi wagendaga wumva uhungabanye ufite igihunga cy'ubuzima ariko ukumva gusa utekereje ku maraso ya Yesu uzawongera ukumva umunezero ukongera ukumva urashinganye ukongera ukumva nta cyaguhangara kuko uriho isezerano rikomeye Hallelujah. imana ishimwe Imana ihimbaza. amaraso ya Yesu arashobora nako arakurerera haleluya Hallelujah. amaraso ya Yesu yakurerera urubyaro udatunze udafite yewe ngira ngo ni nkoko urabizi dufite ubuhamya bw'abantu benshi bizeye imana bakizera Yesu Kristo bakakira ayo maraso mu buzima bwabo bamara kwakira ayo maraso mu buzima bwabo amaraso ya Yesu gusa umunezero wayo ukabaha ibyishimo bituma barera abana mu buzima bugoye mu buzima bukakaye ariko kubera gusa wa munezero wo kuba barimo ubwiza bwa Yesu Kristo baremeye kwakira ayo maraso akaba mu buzima bwabo abana bagakura kandi bagahamya kuko nta kindi cyabikoze nuko amaraso ya Yesu yabashije gutunganya ubuzima bwabo bakabaho mu buzima bwishimye bakabaho mu buzima bunezerewe imana ikazigenda gusa yuzuza ibyo bakeneye ariko bibereye gusa mu mudendezo w'amaraso ya Yesu Amen. imana yabwa icubahiro Imana ihimbazwe. bene data uyu munsi jewe nawe twakwibaza mbese aya maraso ya Yesu turayafite Yego. ese aya maraso ya Yesu twarayakiriye Yego. ese koko niba twarayakiriye turayagundiriye tuyashikamyemo tuyahagazemo Yes. amen Hallelujah. imana itubabarire aho dushobora kuba twarateshetse inzira Amen. imana itubabarire aho twatesheje agaciro amaraso ya Yesu Amen. imana itubabarire aho twatesheje agaciro imbaraga n'ubushobozi bw'amaraso ya Yesu
twongere tugarure umutima twongere dutekereze wibaze ngo niba Imana yarabashije kurinda Abisiraheli ikabarinda marayika urimbura akaza akarimbura imfura zose zo muri Egiputa akarimbura guhera kuri Farawo umwami wa Egiputa akarimbura imfura yiwe akarimbura imfura z'abanyagihugu bose kugeza kuri wa wundi wo hasi woroheje akarimbura imfura z'amatungo yose ayo maraso yo mu isezerano rya kera ari ikimenyetso cy'amaraso y'ihene n'intama gusa baravuze akantu kanejeje gahuje nako baje kuvuga mu isezerano rya kera baravuga ngo iyo ntama n'iyo hene bizabe bidafite inenge haleluya amen amen niba rero amaraso y'ihene yarabashije gukiza ubwoko bw'Abisiraheli muri izo mfura zose zapfuye muri Egiputa ntihagire imfura n'imwe yo mu Bisiraheli ipfa yewe ntihagire n'ubuheta cyangwa se n'umuhererezi upfa kubera gusa ikimenyetso cy'amaraso y'ihene n'ay'intama ariko gusa kubera itegeko ry'Imana amaraso y'umwana w'Imana haleluya azakora ibingana gute azakora ibimeze gute mu buzima bwacu nituramuka tuyemereye nituramuka tuyizeye nituramuka twizeye imbaraga zayo n'ubushobozi bwayo ibyo mvuga ndabibabwira nibwira twongere twisubiremo ka wa mwana w'ikirara ubwo yari amaze kugenda amaze gutakaza ibyo yari yarasaze se byose ngo yarisubiyemo ngo aribaza ngo ese ahandi mu by'ukuri bimeze bite mu rugo kwa data bararya bagasigaza ariko jewe ngorewe ahangaha ndapfurufurubi ngo yisubiramo yitekerezaho aravuga ati reka ngejeje kwa data nibura nzamusabe gusa mubere umugaragu kuko sinkikwiriye kwitwa umwana wiwe oya ariko nzamubwira mubere umugaragu nze mukorera ahasigaye basi mbashe kubona ifunguro Imana tubabarire ariko ngo umuvyeyi wiwe amubonye ikiza kinezeza umutima y'abaryumvira ijambo ngo umuvyeyi we ngo amubonye ngo amutegera amaboko n'ubwuzu bwinshi aramuhobera cyane ngo arangije ahamagaza abagaragu be ngo nimugende mufate ikimasa kivyibushe ngo mubage kandi muzane umwenda mwiza w'igitaka mumwambike muzane impeta mumwambike nimurangiza kubaga muzane ibiryo muze turye tunywe twishime kuko wari warapfuye yazutse wari warazimiye yabonetse Imana ishimwe byashoboka ko natwe muri iki gihe dushobora kuba twarazimiye byashoboka ko mu miryango yacu harimo abazimiye byashoboka ko mu gihugu cyacu harimo abazimiye ariko data uwatanze umwana we Yesu Kristo nka Yesu Kristo witanze akamena amaraso ku bwacu badutegeye amaboko badutegeye ibiganza baravuga ngo ngwino gusa haleluya ngwino hindukira gusa uze mu rugo rwaso ndagutegereje reka twongere dutekereze kuri aya maraso niba hari aho twatakaje imbaraga zayo twongere twisubiremo tugaruke niba tukiri mu murongo mwiza Imana ishimwe niba hari abacu bayatakaje cyangwa batigeze bayamena tubabere ku gicaniro tubingingire haleluya hari iteraniro amasengesho n'indi mwejo umukozi w'Imana abwirije avuga hejuru y'ubumwe bw'abakristo aravuga ngo ikibabaje muri iki gihe ngo itorero Bibiliya ijambo ry'Imana riravuga ngo turi ingabo turi abasirikare ba Yesu aravuga ngo abasirikare ba Yesu niba abasirikare bari bakwiriye kugira ubumwe n'urukundo rutatuma usiga mwene so ku rugamba rwatuma urwanirira n'inkomere wakomeretse ukamucyura ukamutahana kugira ngo abashe kuvurwa aravuga ngo ni hahandi utakwemera ko n'intumbi satani ayuvuga hejuru warwanirira intumbi ukakomerekera nawe ariko intumbi ukayicyura kuko niko abisi bakora abasirikare bisi bakora aravuga ngo ariko ikibabaje none ngo nuko abasirikare ba Yesu
ngo hari abarimo gukomerekera ku rugamba ngo aho kugira ngo tubafate tubatabare ngo ahubwo twarushaho kubasonga. Bene data birashoboka kuko hari abakomerekeye ku rugamba. Amaraso ya Yesu arahari kugira ngo atwomore. Hallelujah. Haleluya. Kandi nta wakomerekera ku rugamba atari intwari iri kurwana. Hallelujah. Asante. Gamba adafite kuja imbere ni ukuvuga ngo araswa ari uko ari kwavansa akomeza arwana ntaduye. Icyo gihe rero nicyo gihe araswa agakomereka. Niba hariho n'abakomerekeye ku rugamba reka tubegere tubomore. Amaraso ya Yesu aracyahari kugira ngo abashe kudukiza, abashe kutwomora, abashe kuduhindura, abashe kongera kutugira abazima. Amaraso ya Yesu yaduhinduye ishanga ryera, yaduhinduye ubwoko tutari ubwoko. Amaraso ya Yesu yaduhinduye twari abanyamahanga, ariko aratwegera atugira abana b'isezerano. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Twegera amaraso ya Yesu kandi twumve kuko afite agaciro gakomeye. Amaraso ya Yesu yatugize abaragwa. Haleluya. Turi abaragwa mu bwami bw'Imana kubw'amaraso ya Yesu. Ntabwo twari beza habe namba, nta mirimo twakoze, ntabwo twigeze dukiranuka kugira ngo tubashe kubabarirwa, abashe hari ijambo ry'Imana rivuga ngo birashoboka ko umuntu yagerageza gupfira umuntu ukiranuka. Nkaswe noneho Yesu Kristo wapfiriye umunyabyaha. Ijambo ry'Imana yavuga ngo yasanze twigaragura mu ivata ngo aravuga ngo baho. Turiho kuko Yesu yavuze ngo turiho. Turiho kuko yamenye amaraso yiwe. Uyu munsi tubarirwa mu ishanga ry'ubwami bw'Imana. Uyu munsi turabaraga baraga mu bwami bw'Imana hamwe na Yesu Kristo. Amen. Bene data, icyo mbifuriza muri iki gitondo nuko twakongera tukibuka imbaraga z'amaraso ya Yesu, nuko twakongera tukibuka urukundo Yesu yadukunze kugira ngo amene ari amaraso. Urwo rukundo natwe turugirirane hagati yacu nk'abera, ariko turugirire n'abantu bariho barimbuka kugira ngo tubashe kugira icyo twakora ku bwabo. Turugirire abagenda bayoba inzira kugira ngo tubashe kubagarura, maze bongere basubire mu nzira nyayo, tuzaraganwe ubwami bw'Imana hamwe n'abandi bera bose. Reka dushime Imana. Uwiteka Mana turagushimiye. Mana turaguhimbaje kuko urwera. Turakiranuka ibihe byose mwami. Tugushimiye igitondo cy'umugisha papa. Tugushimiye igitondo cy'umunezero. Tugushimiye igitondo uturemeye umwanya mwiza wo kongera kukumva. Uhabwe icyubahiro, ushirwe hejuru kuko ntawe uhwanye nawe Mana. Uri umukozi w'umuhanga, tugushimiye mwami icumweru dushoje. Watubereye Imana kuva ku munsi wa mbere, utubera Imana umunsi wa kabiri, kugeza n'uyu munsi mwami utubereye Imana. Turagushimiye ku neza yawe mwami Yesu, witanze ku bwacu, wamenye amaraso ku bwacu, wamenye amaraso ku bwacu. Ntabwo twari dukiranutse kandi imirimo myiza twakoze ngo dutere imbabazi n'icyo ngo tugutere imbabazi, ahubwo mwami wabonye urupfu twari dupfuye, wabonye ukuntu twari tubabaye, wabonye ukuntu twari tubabajwe, wemera kumena amaraso yawe kugira ngo uyu munsi Imana twitirirwa izina ryawe. Turagushimiye mwami Yesu, turashima mwuka wera, turashima data wa twese mw'ijuru. Mana turaguhimbaje ku gitondo cy'umugishaye, turasabira abera bawe bose Mana ngo udukomereze mu buntu bwawe, udushigikire mwami. Abataramenya aya maraso ubagarure mwami, bamenye umusaraba wawe, bamenye amaraso yawe, bamenye data mwuka wera twahawe nk'umufasha, bamenye imbaraga z'ibitangaza wakoze mwami. Turagushimiye gitare cy'amahanga, uhabwe icubahiro kuko uri uwo kwizerwa uhereye none ukageza iteka, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.